ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora. Ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema. Yes, kenshi na kenshi tujya tubwira abantu ko tubakunda, tukabwira ababyeyi bacu, abafite abagabo cyangwa abagore bakababwira ko babakunda, ariko tuba tugomba no kugira umwanya wo kubwira Yesu ko tumukunda. Haleluya. Tukamubwira ko tumukunda, nubwo wabona uca mu bintu bidasanzwe, byiza cyangwa ibibi, Yesu ugomba kumubwira ko umukunda. Nk'uko ufata umwanya ukabwira undi muntu ko umukunda, na Yesu tugomba kumubwira ko tumukunda. Kandi ntibibe ku magambo gusa, ahubwo bikaba no mu bikorwa. Kubera ko umunyarwanda yaciye umugani ngo ibikorwa biruta amagambo. Ni inkovu z'urukundo, ni inkovu z'urukundo, umwana wanjye, ni inkovu z'urukundo. Yego ye, ndavuga intare y'idabaririmba rwahise nkarigira mu gituza cyananiye amagambo, uw'indamutso zirata indi kanwa amahe. Yego ye. Muraho neza, Yesu ashimwe. Aho muri hose turabasuhuje. Amazina ni Joshua Ishimwe, nkaba ndi umuramyi mu njyana ya gakondo. Mbahaye ikaze aho muri hose. Reka dutangire n'indirimbo Yezu wanjye, indirimbo nziza nabazaniye guturuka muri Kiliziya Gatolika, aho bari nabo Imana ibahe umugisha. Yezu wanjye, nzahora nkuririmba, manika amajwi nshinye n'akadiho, nsimbuke cy'umugara, abagabo bivuge, ababyeyi baguha impundu. Ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye, ndagusaba ubwenge ndetse n'ubushishozi mu byo nkora byose. Ni wowe niragije, tabara abababaye n'abari mu kaga, bagusange bose, ubaze amahoro yawe. Yezu wanjye, nzahora nkuririmba, manika amajwi nshinye n'akadiho, nsimbuke cy'umugara, abagabo bivuge, ababyeyi baguha impundu. Ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye. Yes, iyo akaba ari indirimbo nziza cyane, indirimbo irimo gusaba Imana cyangwa n'isengesho kuri buri muntu wese, ariko ni isengesho ryiza, isengesho ryo kubanza gushima. Ubundi umuntu uzi gusenga neza atangira ashima, hanyuma akaza kubona gusaba. Iyi ndirimbo rero akaba ari indirimbo namenye niga muri high school, kuko nize mu bigo by'abihebeye Imana,
aho rero twajyaga tubyuka muri mese tugiye gusenga. Iyi ndirimbo rero najyaga nkunda kuyumva cyane, nkayikunda cyane by'umwihariko, akaba ariyo ndirimbo yitwa Yezu wanjye. So tugiye gukomerezaho mu gitaramo n'indirimbo zisanzwe zo guhimbaza Imana. Yes. Umukunzi wanjye ndamuzi, mfite ibyo mumenyeraho, n'umukiranutsi rwose, yego, n'umugwaneza, aroroheje mu mutima, namubonye w'inkovu, mubaza icyazimuteye, nuko arasubiza ati izi mwana wanjye ni inkovu z'urukundo, ni inkovu z'urukundo, mwana wanjye ni inkovu z'urukundo. Izi ni inkovu z'urukundo, ni inkovu z'urukundo, mwana wanjye ni inkovu z'urukundo. Amashyi, yego yego. Umukunzi wanjye ndamuzi, niyo naba nsinziriye, umutima uri maso, atawatancika, maze nkagwisanga, nkabura ubwoko nkabura isoko, ibyiza biruta ibindi, oya oya. Izi ni inkovu z'urukundo, ni inkovu z'urukundo, mwana wanjye ni inkovu z'urukundo. Yego ye, ndavuga intare y'idabaririmba rwaye sinkora igihugira mu gituza cyananiye muganga, uw'indamutso zirata indi kanwa amahe. Yego ye. Amasezerano yose uko Imana iyatanga, yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibizamo n'ijuru
Imana itabeshya, ni Imana isohoza amasezerano. Ni indirimbo abantu benshi basanzwe bazi, ariko njya kwitekerezaho nagendeye ku byanditswe byanditse mu Baroma ibice 4 umurongo wa 22 na 22 avuga ngo amenya neza yuko ibyo yasezeranyije no kubisohoza azabisohoza. Yes, akaba ariho hantu nakuye igitekerezo kivuga ngo ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana isohoza amasezerano. Hari igishobora gusanga uca mu buzima bukugoye, ubuzima busa nkaho butakoroye, ariko nk'uko indirimbo bivuze ni Imana itabeshya, ni Imana isohoza amasezerano. Haleluya. Reka dukurikizeho indirimbo Yesu ndagukunda. Yego. Yesu ndagukunda ni indirimbo nakunze cyane kandi kuko irimo amagambo meza yo kuvuga ko Yesu tumukunda. Kenshi na kenshi tujya tubwira abantu ko tubakunda, tukabwira ababyeyi bacu, abafite abagabo cyangwa abagore bakababwira ko babakunda, ariko tuba tugomba no kugira umwanya wo kubwira Yesu ko tumukunda. Haleluya. Tukamubwira ko tumukunda, nubwo wabona uca mu bintu bidasanzwe, byiza cyangwa ibibi, Yesu ugomba kumubwira ko umukunda. Nk'uko ufata umwanya ukabwira undi muntu ko umukunda, na Yesu tugomba kumubwira ko tumukunda. Kandi ntibibe ku magambo gusa, ahubwo bikaba no mu bikorwa. Kubera ko umunyarwanda yaciye umugani ngo ibikorwa biruta amagambo. Kubwira umuntu ko umukunda ariko udafite ibikorwa bigaragaza ko umukunda, nabyo biba ari ubusa. Tuba tugomba kugaragaza ko tumukunda mu byo dukora, mu byo dusaba gukora, tukubahiriza amategeko ye nk'uko yaduhaye. Ndumva aricyo kintu navuga kuri iyi ndirimbo. Yes. So dusoza rero, ndagira ngo nshimire umuntu wese wadukurikiranye, musabire umugisha, Imana imuhe umugisha kubwo gushyigikira umurimo w'Imana. Ikindi ni uko ibikorwa byanjye aho babikura ni kuri YouTube channel
yanjye ni Josh Ishimwe nk'uko nababwiye mbere tugitangira, ugakora subscribe, share, comment mu gihe cyose ukunze ibyo bihangano. Hanyuma mukomeze mushyigikire umurimo w'Imana, by'umwihariko injyana yacu, injyana gakondo, injyana y'Abanyarwanda, nta bandi bantu tuyihuriyeho, iyi ni iyacu. Bayishyigikire mu buryo bwose, ari n'abantu batoya bafitiye impano, why not? Bayikuze, bayisengere, kuko byose tubishobozwa na Yesu, imbaraga tubishobozwa n'Imana idushoboza, ikaduha imbaraga zo gukora umurimo wayo. Cyanyuma nasorezaho, mwari mwambajije ku bijyanye n'indirimbo nkunda indirimbo nyinshi, ariko muri iyi minsi ndi gukunda indirimbo yitwa Ijambo rye rirarema, indirimbo ya RR Ministries. Nakunze amagambo arimo y'uko ijambo ry'Imana rirema. Araho bari bavuga ngo ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora, ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora, rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema. Iyo ndirimbo muri iyi minsi irimo irafasha cyane, kubera ko ijambo ry'Imana rirarema, niko kuri rirarema. No mu itangiriro aho dusoma ijambo ry'Imana havuga ko ibintu byose byaremwe na jambo. Jambo we yari Imana, nta kitararemwe nawe. Iyo ndirimbo rero nyituye Abanyarwanda bose badukurikiye n'abandi bose bakurikiranye KC2, Imana ibahereze umugisha. Dusoza rero ndabasabira umugisha, Imana ikomeze ibahe umugisha, yagure imikorere yanyu, ibagure mu buryo bwa spiritual, mu buryo bwo kuyimenya no kurushaho kwisobanukirwa. Imana ibashe kubagirira neza. Iki kiganiro nakagaruka. May God bless you. Uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Yes.